uri Imana nyamana, uri imbaraga zacu, ni wowe utugize. Tubyukijwe no kugushima, wowe dukomoraho ibyiza byose. Nguhaye icyubahiro muri iki gitondo, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Umutima wanjye uragushima, wowe soko y'ibyiza mfite, wowe soko y'agakiza, wowe soko yo kubabarirwa, wowe soko y'ubutunzi bwose mbikiwe mu ijuru, wowe imbaraga zacu, wowe igitare gikomeye. Nta mwanzi n'umwe wadutera ubwoba, nta n'uwatubasha, kuko uri igitare twishingikirizaho tugakomera. Uri igitare, uri ubuhungiro bw'ukuri, uri ubwugamo bw'ukuri budapfa, budasaza, budacuya, butabura imbaraga, butananirwa. Uri byose mwami w'abami. Nongeye kugira umugisha wo kubyuka mu babyutse, nifatanyije n'abera hirya no hino mu isi, babyukijwe no kugushima, babyukijwe no kongera kugutura uyu munsi, ngo nawe ugendanemo natwe mwami. Uyobore intambwe zacu, uziyobore mu byo ukunda, uziyobore mu byo ushima, uziyobore mu binejeje umutima wawe, mu byo watugeneye, muri bya bindi byanditse mu gitabo cyawe. Hari ibyo wari waragennye ko uyu munsi tuzaba duhagazemo, ko uyu munsi tuzaba turimo gukora. Hari ibyo wari waragennye mwami, reka ijwi ryawe rivugane n'imitima yacu, ribitwerekezamo. Wowe dukesha byose, turifuza kubaho ku bwawe. Reka iminsi dusigaje mwami ibe iminsi yo kubaho ku bwawe. Wowe Kristo watanze ubuzima bwawe kugira ngo ube incungu yacu. Ibyari bidukwiriye, urupfu rwari rudukwiriye warwishyizeho kugira ngo natwe dutangireho kukuberaho, tubeho ku bwawe, wowe wenyine nyaguhora ku ngoma. Ndagushimira ko twese ababyutse hari iminsi watwongeye mwami w'abami, kugira ngo tuguheshe icyubahiro kuruta uko twakiguhesheje ku munsi w'ejo, kugira ngo akandi aharaho duhabwe amahirwe yo gukosora ibyo twangije. Turagarutse Uwiteka Mana Nyiringabo, tugusukiye imitima yacu n'ibyuzuyemo bitandukanye. Tuzamukanye amashimwe Uwiteka Mana Nyiringabo, tuzamukanye n'imiborogo, tuzamukanye n'iminiho, tuzamukanye ibyiza, twibuka ibyo wakoze nyaguhora ku ngoma. Tuzamukanye n'ibyo tureba tugasanga nta kirakoreka, nabyo turabikuzamuriye mwami w'abami. Uko niko imirebere yacu ireshya, uko niko uko tugarukira, kuko tutazi inzira zawe n'uburyo zirenga ibihumbi n'ibihumbagiza, kuko tutazi imitabarire yawe, ntitumenye imikorere yawe, bimwe amaso yacu ntarabisobanukirwa. Ibyo nibyo tubyukanye mwami w'abami. Ndasenze ngo unyumvane n'abahungu bawe n'abakobwa bawe barimo guhamagara mu gitondo nk'iki ngiki, bapfukamye imbere yawe nyaguhora ku ngoma, bakuzamuriye amaboko, bubitse imitwe hasi, barimo baguhamagara, baguhamagaza ijwi rivuga kandi rikumvikana, baguhamagaza iminiho y'umutima aho umuntu atabasha kubisobanura, baguhamagaza kwicara gusa imbere yawe kuko batazi uko babivuga. Tuzamutse turi muri ubwo buryo mwami w'abami. Ndagushimira ko twese utwumva, ndagushimira ko nta n'umwe witiranya n'undi. Ijwi ryacu rarizi, n'iminiho y'umutima urayizi, no gusuhuza umutima uzi icyo bivuga. We wabaza imisatsi yo ku mitwe yacu, nta na kimwe kigusaba mu byacu. Tugarutse imbere yawe mwami, dufite mu maso hakeye kuko tuzi kushobora byose. Tugarutse imbere yawe mwami, dufite imitima ikwiringiye kuko tuzi ko nta kikunanira. Uri Imana y'ibihe byose, uri Imana idafite itangiriro, uri Imana idafite iherezo. Umwana w'umuntu ninde wakubaze ngo urakora iki, wakubaze ngo ubikora ryari, wakubaze ngo uzabikora ryari, wakubaze ngo urabigenza ute, kandi tutazi itangira ryawe, tutazi iherezo ryawe. Twagusanzeho, tuzagusigaho. Uri Imana ishobora byose, uri Imana igenga byose, uri Imana itegeka byose. Isi yose iri mu kiganza cyawe, izuba n'ukwezi urabitegeka. Utegeka ibihe mwami w'abami, utegeka amanywa, utegeka ijoro, utegeka byose. Inzuzi zirakumvira, imisozi irakuzi, ibikoko birakuzi, amashyamba arakuzi. Umwana w'umuntu niki ngo kumwitaho nyaguhora ku ngoma. Icyaduha mwami muri iki gitondo, tukahakura imbaraga zo kongera kwigwandika mu gituza cyawe mwami w'abami, tukahakura imbaraga zo gukomeza kukwizera no kugutegereza no kukwiringira mukunzi mwiza, kuko uri mwiza, kuko utabeshya. Wowe wavuze ngo ntuzabeshya Yakobo, so uzatubeshya uyu munsi.
munsi. Wowe wavuze ngo ntago wabeshya Dawidi, ibyo wamusezeranyije uzabikora. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngo urirahiye ibyo wavuze no kubikora uzabikora. Uri wa wundi uhoraho, ntupfa ntusaza, ushobora byose. Abami n'abatware barashira, abakomeye bakibagirana, abatunze cyane tukabamenya bakavaho. Uwiteka Mana Nyiringabo, ariko uko wari uri ni kuri ni kuzahora iteka ryose. Ngwino wigarurira ubuzima bwacu, ngwino wezwe mu buzima bwacu, ngwino ubu wa mbere. Ubuzima bwacu nyaguhora ku ngoma bubereho kugushyira hejuru, tukwita uwera kuko ari ryo zina ryawe. Tubereho kugushyira hejuru nyaguhora ku ngoma, ubuzima bwacu bwezwe kugira ngo duturemo, kugira ngo ugume muri twebwe mwami waba wari warasabye ubwoko bwawe bwa Isiraheli ngo nibababera nkuko nawe uri uwera, ngo bashyire hejuru izina ryawe ryezwe muri bo, ngo kugira ngo ukomeze gutura muri bo. Ngwino Uwiteka Mana Nyiringabo, utwigishe nyaguhora ku ngoma, igituma ukomeza kuba hafi yacu, igituma tukumva mwami w'abami. Urahari ntuhava, ariko hari ubuzima, hari ubusabane butuma umuntu akomeza kukumva. Ngwino mwami w'abami utwigishe izo nzira, ngwino ukore ku mitima yacu bitwongorere, ngwino ukore ku mitima yacu bitubwire igituma umuntu ashobora gukomeza kukubona muri iyi si umwijima, igituma umuntu akomeza kukumva muri isi ifite amajwi menshi y'urucantege. Ngwino utwongorere mwami w'abami, utubwire uko umuntu akomeza kukumva, kuko warabisezeranye. Wabwiye abigishwa bawe muri Yohana, urababwira ngo mwebwe muzambona ngo kuko ndiho. Ntibishoboka ku isi yampabwa, ntibishoboka ku isi yahabwa uwo mwuka, ngo ariko mwebwe muzambona kuko ndiho. Muri uyu mwijima w'ubuzima mwami, ngwino wongorera abagukunda, ngwino wongorera abagushaka mu ntege nkeya, abagushaka bagerageza kwigira imbere. Ngwino utwongorere uko umuntu akomeza kukubona, akakubona mu isi iri mu mwijima, akakumva mu isi iri mu rusaku, nyamara akakumva ukiherana nawe. Ngwino Uwiteka Mana Nyiringabo, turifuza kwigirana imbere nawe mwami. Icyatuzamuye mwami muri iki cyumba cyo hejuru ni wowe waturembuje. Imitima yacu irakwifuza, imitima yacu irakunyotewe, imitima yacu iragushaka. Utwemerere duhure nawe nyaguhora ku ngoma, tuhamanukane ijwi ritandukanye n'andi yose twumvise. Tuhamanukane mwami guhura nawe, tuhamanukane package nyaguhora ku ngoma. Isi idashobora kutwambura. Dore ibidutegereje hepfo y'umusozi ni byinshi, ibidutegereje tumanutse mu cyumba cyo hejuru ni byinshi. Nkuko abigishwa bari bazamutse, hari ibibahiga bitandukanye mwami w'aba, hari abashaka kubica. Buri mu baha umurimo ubatuma mu isi harimo ibigoye, ubatuma mu isi harimo ibyo batabasha, ariko bamanukana imbaraga zawe, byose babitambukamo. Isi ntiyabafata, imigambi y'ababi ntiyabashobora. Abatumvaga ibyawe Kristo nabo ntibababashije, barinda bagera mu rupfu batabivuyemo. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo, reka uko tuzamuka mu cyumba cyo hejuru mwami, ntibibe nk'akamenyero, ntibibe nk'umuhango usanzwe, ahubwo tuhamanukana imbaraga z'ibihe. Reka uyu mugore ahabwa imbaraga, reka uyu mugabo ahabwa imbaraga, reka uyu musore n'inkumi ahabwa imbaraga, kuko hari ibimutegereje, hari inshingano zimutegereje. Agomba kuzibama akiranuka, agomba kuzibama uwera. Hari umurimo wawe umutegereje nyaguhora ku ngoma, agomba kubama afite imbaraga, adacogoye, adasa n'ibyanduza by'iyi si. Ngwino Uwiteka Mana Nyiringabo, womatane natwe, duse nk'abakubonye, tumere nk'abakubonye, ubuzima bwacu buryohe nk'abagutunze. Ngwino dukoreho Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino twuzuza imbaraga zawe, ngwino duhe gusa nawe. Ngwino mwami w'abami, duhurire muri iki cyumba cyo hejuru, ubuzima bwacu buhindurwe nawe nyaguhora ku ngoma. Turasenze mwami w'abami, nguko twazamutse aharaho hari amaboko atentebutse, uyasubize mu imbaraga. Amava asukuma, wongere uyakomeze nyaguhora ku ngoma. Reka umwuka wawe afata amaboko yacu cyane. Niba amaboko ya Mose yarafashwe, Baroni na Huri bakayafata, kugira ngo urugamba hepfo mu kibaya babashe kurutsinda. Turasenze ngo mu cyumba cyo hejuru tuhahurire n'imbaraga zifata umuntu amaboko, akabasha ibyo agomba kubasha, agashobora ibyo agomba gushobora, agasohoka ari umutsinzi, yikoreye ubuhamya, yikoreye imiba. Uwiteka Mana Nyiringabo, mu cyumba cyo hejuru hameze nka kwa kundi umuntu abibarira. Uwiteka we, kuzinduka ntibijya biryohereye imibiri, kwibuza ibyo kurya ntibirya biryohereye imibiri, ariko reka bimeze nko kubiba, bitubere nko kubiba mwami, ngo nubwo umuntu yabibarira azagaruka yishimye, asarura, yikoreye imiba nyaguhora ku ngoma. Reka tuhakura imbaraga zo gukomezwa amaboko, reka tuhakura imbaraga zo kwiharirwa nawe, reka tuhakura imbaraga zo gukomeza kugukunda. Muri isi yifuza ko tutagukunda, muri isi yifuza ko tudakabya kugukunda, kandi wowe waradukunze ukabije, waratwitangiye ukabije, warambaye ubusa ku bwacu, waratwitangiye utizigamye, warabaye inshuti y'abanyabyaha, warazengurutse ukaza kudushaka, ukatubona nyaguhora ku ngoma. Iyi si n'amajwi yayo aratubwira ngo twikabya kugukunda, ngo twikabya kugushaka, ngo twikabya gukira
gukiranuka, ngo ibyo ni ibiki twigira. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo ngo uduhe imbaraga zidakamurwa n'ayo magambo yose, zidakamurwa n'iyo mirimo ya Satani yose, kugira ngo twiharire Uwiteka Mana Nyiringabo muri iki cyumba cyo hejuru Mwami. Nkuko mu cyumba cyo hejuru i Yerusalemu hasohotse abagabo, hagasohoka abigishwa bukuri, bakanyanyagira mu isi yose, turakwinginze Mwami w'aba ngo muri iki cyumba cyo hejuru uhabyarira abahungu n'abakobwa bafite imbaraga zo guca muri ibi bihe nyaguhora ku ngoma. Turakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo hahagurukire abagore n'abagabo Mwami bafite imbaraga zo guhozaho, imbaraga zitabana nawe mu gahararo, imbaraga zitabana nawe mu cyumweru kimwe, imbaraga zitabana nawe mu kwezi kumwe, imbaraga zitabana nawe mu masengesho yaranzwe n'amatorero, imbaraga zitabana nawe gusa mu gahe gatoya, ahubwo imbaraga zo guhozaho, imbaraga zo kugendana nawe kuzageza mu rupfu, imbaraga zo kudacogora mukunzi mwiza. Reka mu cyumba cyo hejuru Mwami tuhambanurira imbaraga zibihe, ne kugukunda by'agahararo, ngukunde byiteka, umunsi ku munsi mpore nigira imbere mu bwiru bwawe, nigira imbere Mwami mu kubana nawe, nigira imbere mu kunezeza umutima wawe, nigira imbere mu gukora ibyo untegerejeho mukunzi mwiza. Nkubera umwana ukunejeje, umwana uguteje ishema, umwana uguteje ishema. Uwiteka Mana Nyiringabo ngwino uduhe imbaraga zo guhozaho, ngwino uduhe imbaraga zo guhozaho. Kuva abagabo Mwami bamanuka mu cyumba cyo hejuru, intumwa zawe zamanuka mu cyumba cyo hejuru, ntago bongeye gucogora Uwiteka Mana Nyiringabo. Ba Petero bagendanye nawe bagera mu rupfu batongeye kukwihakana, bagendanye nawe bakomeza kuba abarobyi b'abantu, bakomeza kuvuga ibyo wabahaye gukora. Uwiteka Mana Nyiringabo ndasenze Mwami muri iki cyumba cyo hejuru muri ku kwezi nyaguhora ku ngoma, tuhamanukana imbaraga Uwiteka Mana Nyiringabo, imbaraga z'ibihe byose, imbaraga z'ibihe byose, imbaraga z'ibihe byose. Reka iyi ndwara yo kunamuka ntidufate nyaguhora ku ngoma, reka iyi ndwara yo gucogora, reka iyi ndwara y'ububyutse bw'ukwezi umuntu akaryama ndatatu, Uwiteka Mana Nyiringabo ntidufate. Tuhaduhera umutsima Mwami, haduhera umutsima w'ubugingo, umutsima utera imbaraga mu mwuka, haduhera amazi adudubiza, akomeza kududubiza mu nda zacu, agahinduka imigezi Uwiteka Mana Nyiringabo, atari bitonyanga byo ku cyumweru, atari bitonyanga byo ku isabato, atari bitonyanga byo mu materaniro, ngo umuntu nagera mu rugo namuke rwose yumagare rwose, ngo umuntu nagera muri office namuke rwose, ngo umuntu nagera mu isoko acuruza namuke rwose, ngo umuntu najya kurangura namuke rwose. Uwiteka Mana Nyiringabo ngwino uduhe imbaraga z'ibihe, imbaraga z'ibihe, imbaraga z'ibihe zitambukana umusore uri mu ishuri agakomeza Mwami akakubaha ari mu ishuri, akakubaha ari muri kaminuza, zitambukana urubyiruko Mwami w'aba ntirufatwe n'imyaka, ntirufatwe n'ibihe, umuntu akazarinda agera mu busaza atabivuyemo. Turasenze ngo uduhe imbaraga Uwiteka Mana Nyiringabo, uhe imbaraga Mwami w'aba abagore baguhamagara, umuntu akazarinda umukecuru atabivuyemo. Uhe imbaraga abagabo Mwami bakwizeye bakira abagabo batoya, bakira abagabo b'abasore. Uwiteka Mana Nyiringabo ubaha imbaraga Mwami, umuntu agendana nazo akazarinda asaza, aba umusaza rukukuri atakuvuye Uwiteka Mana Nyiringabo, ahubwo agenda yigirana imbere nawe. Uduha imbaraga Uwiteka Mana Nyiringabo, imbaraga zikomeza abagenzi, imbaraga Mwami, imbaraga nyaguhora ku ngoma zituma abagukorera bakomeza kugukunda, batafatwa n'imirimo gusa ngo bahere mu bantu bakuburira umwanya. Imbaraga Uwiteka Mana Nyiringabo zituma umuntu yiherana nawe aryohewe n'ubwo busabane, ibihe bidashira nyaguhora ku ngoma. Umunsi ku munsi, umwaka unyongera nyuma y'uwundi Mwami, ndushaho kuryoherwa no kuzaza kukureba, ndushaho kuryoherwa no ku mugoroba umwe cyangwa igitondo kimwe nzataha mu bwami bwawe. Umunsi ku munsi Mwami nkumbura kuzabana nawe. Reka umwaka nyuma y'uwundi uko twongera imyaka yo kubaho, ibi myaka nyaguhora ku ngoma yo kurushaho kuryoherwa no kubana nawe, nitegura kuzaza kubana nawe, ahataba amasaha, ahataba urupfu, ahataba indwara, ahataba gupfusha. Uwiteka Mana Nyiringabo reka uko tugukorera, uko tukuvuga Uwiteka Mana Nyiringabo, ariko uburyohe bwo kubana nawe burushaho kugwira mu mitima yacu. Turagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino twiyereke mukunzi mwiza, ngwino duhurire mu bwisho bwo muri iki cyumba, aho abantu bataba Mwami w'aba, aho abantu bataba. Igihe kimwe wahamagaye abigishwa bawe urababwira ngo dore abantu n'uruva n'uruza, n'urujya n'uruza, ngo nimuze tujye kwiherera, nimuze muruhukeho gatoya, kuko wari uzi ko umurimo bategereje ari mugari Mwami w'aba. Reka muri iki cyumba cyo hejuru cy'uku kwezi kwa karindwi Mwami tuhiherane nawe, tuhakura imbaraga Uwiteka Mana Nyiringabo zo gukora ibyo dusabwa gukora Mwami, no gukora ibisanzwe bisa nk'ibyoroheje, ariko
natwe muri iyi si imeze gutya ntibicyoroshye Uwiteka Mana Nyiringabo, ariko kubw'imbaraga zawe turabibasha, kubw'imbaraga zawe turabibasha. Reka muri iki cyumba cyo hejuru Mwami ababyeyi bahakura imbaraga zo kurera abana muri iki gihe gisa gitya, iki gihe kirimo ubutinganyi, iki gihe kirimo internet aho umuntu yabona ibibaha bishakira hose. Ngwino uduha imbaraga Mwami w'abana, ngwino uha ababyeyi imbaraga Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino uha urubyiruko imbaraga, urubyiruko imbaraga zo gukura amaso ku bitagira umumaro, zo gukomeza gukizwa. Isi yandavuye, isi yandaraye, isi yuzuye mu mwanda. Uha urubyiruko imbaraga zo gukomeza gukizwa nyaguhora ku ngoma. Uha abagabo imbaraga zo gukomeza kukubera bizerwa muri iyi si yamamaje icyaha, muri iyi si yuzuye mu bubi. Ngwino Mwami uhurire natwe muri iki cyumba cyo hejuru. Uwiteka we, turasenga twebwe bagize umugisha wo kuzamukayo, turasengera n'abacu bataragira ayo mahirwe, kugira ngo Mwami w'abana, kugira ngo nabo bahure nawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Twazamutse mu cyumba cyo hejuru dufite abantu bari ku mitima yacu Mwami, dufite abo tuzamuka nayo. Iyo tuje Mwami w'abana tuba tuzanye nabo twabyaye, tuzanye nabo twashakanye, tuzanye n'abavandimwe bacu, tuzanye n'ababyeyi bacu. Mukunzi mwiza, turabazamukanye kuko bari mu mitima yacu, turabazamukanye kuko ibibakoraho natwe bidukoraho, turabazamukanye Uwiteka Mana Nyiringabo, ngo kugira ngo kubw'imbabazi zawe ukore ku maso yabo, ukore ku maso yabo, maze igitwikirizo umwanzi yabatwikirije kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabarasira gicike nyaguhora ku ngoma, gicike maze bumva ijambo ryawe. Ukoreshe buri kintu cyose ushaka gukoresha maze bahindukire bakizwe. Natwe dukoreshe Uwiteka we kugira ngo tube ibikoresho wakoresha bagakizwa, wakoresha bagahinduka. Turabazamukanye Uwiteka Mana Nyiringabo. Ndasuka Mwami gusenga ku mugore uri muririra umugabo we, ndasuka gusenga Mwami w'abana ku mugabo uri muririra umugore we, ndasuka gusenga Mwami w'abana ko ababyeyi barimo baririra abana babo, ndasuka Mwami gusenga imitima nyaguhora ku ngoma y'abavandimwe baririra abandi bavandimwe babo. Uwiteka we, wumva uko gusenga maze umanukire gutabara, maze umanukire gukiza, maze umanukire guhindura. Ndazamura Uwiteka Mana Nyiringabo gusenga kw'abana barimo baririra ababyeyi babo, ababyeyi barimo batandukana, ababyeyi barimo bandavura. Uwiteka we, wumve gusenga, wumve gusenga kw'abo bana maze ukize imiryango nyaguhora ku ngoma. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndazamukana abo hamagaye hirya no hino, abo umwanzi arimo arasaho, ndabazamukanye Mwami imbere yawe kugira ngo ubongerere imbaraga, ubongerere imbaraga. Wewe uhagurukije bahuri, ugahagurutsa Abaroni bagafata amaboko ya Mose, uhagurutse Mwami w'abama abakozi bawe hirya no hino bafata amaboko yabo bose wahamagaye hirya no hino ku bicaniro bitandukanye muri iki gihugu cy'u Rwanda n'ahandi hirya no hino Mwami, ku bantu wowe uzi. Uwiteka Mana Nyiringabo, maze imbaraga zawe zibamanukire, maze imbaraga zawe zibashoboze. Ese aba bagabo bazamutse mu cyumba cyo hejuru iyo baza kwicwa n'ubwoba, ibibazo biza kubabasha, Uwiteka we, ntago bari bushobore kwamamaza ubutumwa bwiza wari ubahaye, ariko warakoze gutanga umwuka wera, warakoze gutanga umwuka wera kugira ngo ashoboze abagabo bahoze ari abanyantege nkeya. Niko tumwizeye kugira ngo adushoboze abahoze ari abanyantege nkeya, kugira ngo adushoboze abatibashije. Tuguhaye icyubahiro Mwami mwiza, tugushyize hejuru. Turakwizeye, nizeye imikorere yawe, nizeye imbaraga zawe, nizeye ubuntu bwawe butajya bunanirwa, nizeye kugira neza kwawe, nizeye ubushobozi bwawe butarebeshwa n'amaso ariko bukora imirimo, nizeye gukora kwawe wowe utarebeshwa amaso ariko imirimo yawe ikagaragara. Ngwino Mwami, ngwino Mwami, womatane n'imitima irimo gutakira, womatane n'imitima iguhamagara, womatane n'abarimo kuririra imbere yawe, womatane n'abarimo kuguhamagara, maze ucishe kugira neza kwawe imbere y'ubuzima bwe, kugira ngo asubizwe mu imbaraga, kugira ngo ahemburwe, kugira ngo akomeze kwiringire, kugira ngo ntagukureho amaso. Mwami w'abana, urakoze Papa, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Uri uwo kwizerwa, uri umunyakuri, uri umunyakuri, uri umunyakuri, ibyo uvuga urabikora. Uri uwo kwizerwa, uri uwo kwizerwa. Reka nongere nkwinginga nshuti y'Imana, dufatanye gusengera guhozaho, icyo twita guhozaho. Abana b'Imana benshi bajya bagira ububyutse, abana b'Imana benshi bajya bagirira Imana inyota, ariko guhozaho umwanzi abirwanya yivuye inyuma kuko azi ko ari byo bifite umumaro. Birashoboka ko Ananiya na Safira bari babeshye rimwe, kuko bari bafite ishyaka, bari bafite umwete, bari mu bandi bizera, ariko babura guhozaho. Wenda barananirwa, baracogora. Abana b'Imana benshi bisanga mu mitego itandukanye. Hari n'igihe bari bwagikandagiza akarenge ke muri uwo mutego, akawugwamo gatoya, umwanzi akamwishimira,
bakabinezererwa. Reka dusabe guhozaho, ubyisabire, ubisabire n'abera, guhozaho, guhozaho. Iyo Bibiliya itubwira ngo ntitubererekere Satani, nuko ibizi neza ko kuberereka gatoya byazana ibyago byinshi, kurimbura kwinshi. None iyo umaze iminsi warakundanye n'Imana, wibanira n'Imana, umwanza aba arakariye ubwo buzima, atabwishimira, ndagusabira imbaraga zo kutabererekaho gatoya, ndagusabira imbaraga zo kudacogora. Iyo umwanzi atunyaga ntago ahera kuduteza ibyaha, ahera kukubuza ubusabane bwawe n'Imana, kuko azi ko ari byo biryo bitunga umuntu wo mu mwuka akagira imbaraga zo kudakora icyaha. Nibyo kurya bituma umuntu akomeza kugira kwizera. Umwanzi akakubuza gusenga, umwanzi akakubuza kuba mu iteraniro, warahoze uribamo, warahoze uryoherwa no guterana. Umwanzi akakubuza ahantu wakirira, akabikunyaga buhoro buhoro. Rimwe na rimwe yazi kuri umuntu ukunda Imana, hari intambwe runaka wateye, abyambika isura nziza yo kuba busy, yo kugira akazi kenshi. Ariko abana b'Imana, ahantu umuntu yazamutse ntago aba akwiriye kumanukayo, aba akwiriye kwigira imbere. Niba hari ubuzima busenga runaka, intambwe runaka wagezeyo, si igihe cyo kumanuka, ni igihe cyo kwigira imbere. Niba waramaze kugira amasaha, ibihe byawe byo kubana n'Imana, ntago ari igihe cyo kubireka, ni igihe cyo kwigira imbere. Igihe cyose ubona ibintu wigeze kugeramo urimo ubivamo, mutima wawe uzajya ugira ubwoba, mutima wawe uzajya wikanga. Niba wari warateye intambwe yo gukorera abera, ukorera Imana, ufite imirimo ukorera abera mu nzu y'Imana cyangwa ahandi hose, ukabona uragenda uyivamo, aba ari inzira mbi. Reka twinginge Imana, yemwe abagihagaze, yemwe abagifite ako gatima ko gusenga, yemwe abumva ijwi ryanjye, reka twinginge Imana. Urugendo ni rurerure, turacyafite imyaka yo kubaho, ariko washoboje abatubanjirije ari kumwe natwe. Ariko turasaba izo mbaraga zo guhozaho. Wirekeraho gusenga, wirekeraho kuba mu ijambo ry'Imana, wirekeraho gukorera Imana, wirekeraho guterana n'abera, wirekeraho. Ufite akazi kagoye katakubohora, jya kuri internet usengane n'abandi, wumva ijambo ry'Imana kandi uryumva uryitayeho, kuko akenshi iyo turi kuri internet murashobora kubikora ari mu bindi bintu ahuze, ariko wowe umenye ko udafite umugisha wo guterana nk'uko twebwe tuwufite. Ubikora ubyitayeho nk'aho ari iteraniro, nk'aho uri kumwe n'abandi bera. Imana izaguha imbaraga. Ikintu kidutunga gituma tudacogora ni ukuba mu by'Imana, ni ukuba mu ijambo ry'Imana, ni ukuba mu gusenga, ni uguterana n'abera. Tubiretse twese twacogora tukamera nk'abandi, imbaraga zadushiramo, uburyohe bw'agakiza dufite twabutakaza, twakwijima. Byiringiro ndimo nguha ngo usubizamo buri munsi, nanjye byankamamo. Nta rindi banga, nta wundi mwihariko. Ntabwo Imana yahaye imbaraga abantu bamwe, imbaraga zidashira tuzikura mu kuba mu by'Imana yavuze ko tuzikuramo. Niki gihesha kwizera kukagumaho no kuba mu ijambo ry'Imana. Reka dusengere guhozaho. Data, turi imbere yawe, turagushimira kuri Imana yumva, ndagushimira kuri Imana isubiza, ndagushimira ko utashimye ko abera basigara mu isi ari bonyine. Yesu wabwiye abigishwa bawe, urababwira ngo ndanifite ibyo kubabwira byinshi, ngo ariko uyu munsi ntimushobora kubyihanganira, ariko umwuka w'ukuri naza azabibutsa ibyo nababwiye byose, azabamenyesha ibyenda kuba. Warakoze kutadusize twenyine, urongera urababwira ngo nimugende mutegereze Yerusalemu, ngo mubanze mwakira ibyo Data yasezeranye, ngo uwo mwuka naza azabahindura abagabo bo kumpamya, abagabo nyabagabo, abagabo bahamya iteka. Wowe utaradusize wenyine, twenyine Papa, nje kuguhamagara mu buzima bw'abagushaka, abajya bagira iminsi yo kugushaka, n'uyu munsi bahagaze mu minsi yo kugushaka. Turasengera guhozaho nyaguhora ku ngoma. Naritegereje sanga abera benshi bajya bagira iminsi yo gusenga, benshi bajya bagira iminsi yo kwiyiriza, benshi bajya bagira ibihe bakaba mu iteraniro, benshi bajya bagira igihe bagahaguruka bagakoresha impano wabahaye. Ariko turasaba guhozaho Uwiteka Mana Nyiringabo, ongera ubyutse abahungu bawe n'abakobwa bawe bigeze kugukorera uyu munsi, bakaba bameze nk'abari muri konji, bameze nk'abari muri pose. Reka imbaraga zawe zibamanukire
zitubyukire, imbaraga zawe zikomeza abacogoye, imbaraga zawe zitubyutsa, imbaraga zawe zitwongera mu imbaraga. Reka wongere uhagurutse abo bahungu bigeze kugukorera, uhagurutse abo bakobwa bigeze kugukorera, uhagurutse abagore n'abagabo bigeze kugukorera. Wongere ugarure ishyaka, inyota yo gusenga, inyota yo kubana nawe mu bayitakaje nyaguhora ku ngoma. Ngwino wubaka ikintu kiramba kigumaho, inyota yo kuba mu ijambo ryawe, inyota yo kuba mu nzu yawe, inyota yo kugukorera, imbaraga zo kugukorera zidashira. Ngwino twubakemo mwami w'abami umurimo udashira, umurimo udakama. Rega ibyo watangiye muri twebwe ni iby'igihe cy'iteka, si iby'ibishiranya guhora ku ngoma. Ni iminsi yo kubana nawe kuzageza igihe tuzavira muri uyu mubiri. Nta hantu umuntu agera ngo aruhuke kugaburira umwuka we, nta hantu umuntu agera ngo aruhuke kugukorera, nta hantu umuntu agera ngo aruhuke kukuvuga, nta hantu umuntu agera ngo aruhuke kugushaka. Ngwino twongere mu imbaraga, bigaruremwe uburyohe, bimuryohere mwami w'abami. Wahunze inzu yawe wumva nta mpamvu yo kuyinjiramo, wumva bitakiryoshye, mugaruremo ubwo buryohe mwami w'abami. Yongera asiganwe nkuko yajyaga asiganwa, yongera azinduke mwami w'abami, kugira ngo adacikanwa n'ibihe byo kwinginga, adacikanwa no kukuramya. Indirimbo zahoze zimuryohera uyu munsi nta buryohe zifite. Mugaruremwe ubuzima nyaguhora ku ngoma, mugaruremwe ubuzima Uwiteka Mana Nyiringabo. Ndasaba mwami imbaraga zihojejeho, ndasaba imbaraga zihojejeho, ndasaba imbaraga zihojejeho, ndasaba imbaraga zidashira, ndasaba imbaraga zidashira. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino tubyukirize abo twagendanye muri uru rugendo, ngwino ubyutse abakoze imirimo myiza tukabigiraho, ngwino ubyutse abahoze badukomeza kera, ngwino ubyutse nyaguhora ku ngoma, ngwino ubyutse abari baratangiye urugendo hanyuma ibibaremerera bikabarusha amaboko, bikabakubita hasi bakarambarara. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino babyutse kubw'ubuntu bwawe, ngwino babyutse kubw'imbabazi zawe, ngwino babyutse kubwo kugira neza kwa wowe watangiye umurimo mwiza muri twebwe. Ni wowe wawushorera, ni wowe wawushorera, ni wowe wawushorera umuntu akabigumamo kandi akabigumamo aryohewe. Uwiteka we, ngwino wongere umwumvishe ijwi ryawe, ngwino umwumvishe ijwi ryawe. Nasanze ijwi ryawe rihembura, nasanze ijwi ryawe rimeze nk'ibyo kurya, nasanze ijwi ryawe rimeze nk'amazi amara inyota mu gihe umuntu yari afite umwuma mwinshi. Nasanze ijwi ryawe rimanuka nk'imbaraga ku muntu wari ucogoye, ku muntu wari ushobewe. Nasanze ijwi ryawe rimanuka nk'ibihembura ubugingo. Ngwino Uwiteka Mana Nyiringabo, n'uwaba ahagaze mu bihe bimeze nk'ibya Eliya. Erega iyo myuka igitera abantu n'abagukoreye imirimo ihambaye. Eliya yari amaze gukora umurimo, amaze gusenya ibigirwamana, amaze kwica abahanuzi b'Imana zitarizo, ariko yumva yisabiye gupfa, imbaraga zimushizemo. Wowe wahembuye Eliya, ngwino uhembura abahungu n'abakobwa, abo tuzi mu mazina n'abo tutazi. Ngwino uhembura abo twigeze kubonaho ibintu byiza bwacya tukababurira irengero. Ngwino uhembura Uwiteka Mana Nyiringabo abigeze gukora imirimo, abantu bagakizwa, abantu bagasubiza mu imbaraga. Ngwino wongere babyutse kubw'imbabazi zawe. Urakoze nyaguhora ku ngoma, ngwino ubibutse kuri Imana y'amahirwe ya kenshi. Reka abahungu bawe n'abakobwa bawe baba bagenda n'ipfunwe runaka, agahunga bene se, agahunga abo bakoranye umurimo, agahunga abo basenganye. Ngwino umwibutse kuri Imana y'amahirwe ya kenshi, ngwino wibutse kuri umunyembabazi kuva umuntu agihumeka, ko imbabazi zawe zigihari. Ngwino umwibutse mwami, ngwino umwibutse, ngwino umwibutse kuri umunyembabazi. Reka abo twananije mu rugendo bari bashaka ko tubafata amaboko ntituyabafate, wongere ubegure nyaguhora ku ngoma, ngwino wongere ubegure. Reka bananijwe n'ibikorwa byacu tutanabizi Uwiteka Mana Nyiringabo, reka hari aho twasitaje, abasitariye mu nzu yawe, abasitariye mu itorero, abasitajwe natwe abakozi bawe. Ngwino wongere ubegure mwami. Erega wowe ntuhemuka, erega wowe ntugira nabi, erega wowe ntawuhirika, ahubwo nicyo cyakuzanye ngo urumuri rucumba ntugire uzimya, n'urubingo rusadutse ntabwo uruvuna, ahubwo urwongeramo imbaraga. Ngwino Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino ubyutsa abera, ngwino ubyutsa abera nyaguhora ku ngoma, ngwino babera Imana, ngwino bashimangire, ubakomeze. Uhagurutse abagore n'abagabo bashobora kuvuga ngo naho imitini itatoha, yo naho inzabibu umuntu yajya kuzishaka imbuto akazibura, naho amatungo yashira mu biraro, naho amafaranga yashira mu makonti, naho indwara zaba nyinshi. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino uhagurutse ishyanga, ngwino uhagurutse ingabo zimeze gutyo, naho mwami batasarura aho babibye, mwami abantu batakuvaho, abantu baguhanga amaso, abantu bazi ko bafite ibyo babikiwe mu ijuru. Ngwino wubaka ingabo nk'izo ngizo
amaso, ngwino wubaka imitima yacu, uyikomeze iby'isi ntibiyinamure, kugira ibyo tubura ahangaha mwami mu bishira ntibinamure imitima yacu, ntibitume tugukuraho amaso. Uwiteka Mana Nyiringabo, erega mu bya hano ku isi tugusaba harimo ibyo tuzabona, hari n'ibyo utatugeneye, ariko reka imitima yacu yiharirwe nawe mwami. Udukuze, uduhindura abana bakuze, uduhindura abana bagutegereza, uduhindura abana bakwerekeyeho, uduhindura abana batagukuraho amaso, uduhindura abana bamenye urukundo rwawe, kuko nasanze byose ubikora mu rukundo, byose ubicisha mu kayunguruzo k'urukundo. Ibiganza byawe bipima ibitugeraho, ibiganza byawe n'umunzani w'ibyo wemera ko bingeraho mwami. Nta cyacitse kontrole yawe, nta cyacitse kontrole yawe. Umugaragu wawe Yobu igihe kimwe yaravuze ngo ndagushakira iburyo sinkubone, nagushaka ibumoso sinkubone, nakwigira imbere sinkubone, ngo aho twahoze duhurira simakubone. Ariko we waramurebaga, we wari uzi inzira anyuramo, kandi arongera avuga ngo nyamara numara kungerageza ngo nzasohoka ameze nk'izahabu. Mwami, niyo tutakubona wowe utureba, niyo tutakumva we ntaho wagiye. Ngwino twigishe kukwiringira, ngwino twigishe kutagukuraho amaso, ngwino twigishe kugutegereza, ngwino twigishe guhanga wowe wenyine amaso. Iyi miraba ibaye myinshi, bijya bitworohera kugukuraho amaso nka Petero, tukareba imiraba tukibuka abantu ibihumbi barohamye, tukibuka amazi yatwaye, bikaturusha imbaraga ntituguhanga amaso. Nyamara wowe ufite imbaraga zivugana n'imiraba, ufite imbaraga zivugana n'imiraba, ufite imbaraga zibwira amazi ngo w'amazi we tuza, ufite n'amaboko abasha kurohora umuntu nk'uko warohoye Petero. Ndasengera abakobwa bawe n'abahungu bawe, imiraba yatumye batakikubona, imiraba niyo yigiye imbere itumye batakureba. Ndabasengera ngo mwami, ubwo turimo dusenga, uko wigeze kutwunamura tugakura amaso ku miraba tukareba wowe, niko sengera abahungu n'abakobwa nta kindi barimo kureba uretse imiraba. Ndabasengera ngo bunamurwe, ndabasengera ngo bahetamurwe, ndabasengera ngo amaso yabo yongere yerekere kuri wowe, yongere yerekere kuri wowe, yongere yerekere kuri wowe, kuko niho umuntu akirira. Ntiwemere ko amiranwa burundu n'ibimugerageza, ntiwemere ko amiranwa burundu n'ibikubita amaboko ye mu mwuka, ntiwemere ko amiranwa burundu n'ibijegeje ubuzima bwe. Reka kwerekezeho amaso. Nasomye ijambo ryawe riratinyuka rirambwira ngo nta kigeragezo kitari rusange mu bantu. Iyo bitugezeho tujya tugira ngo ntago biri rusange, tukagira ngo ni umwihariko wacu, rimwe na rimwe tukanatekereza ngo banza nta wundi muntu birabaho ku isi. Ikigeragezo kitari rusange mu bantu. Ngwino tugwiriza imbaraga zo kugutegereza, tugwiriza imbaraga zo kugutegereza, tugwiriza imbaraga zo kwiharirwa nawe. Kugeza igihe tuzabonera ineza yawe. Naho magarutse mu gihugu cy'iwabo, yabwiye abandi bagore baje kumuririmbira, arababwira ngo munyitire iki Nawomi, yari umunyagikundiro, ariko uyu munsi nimunyite Mara kuko narashaririwe. Ariko amaze gukikira umwana umukazana we, Nawomi arongera araseka, Nawomi arongera aranezerwa, ubuzima burongera buragaruka. Uwiteka Mana Nyiringabo, hari byiza ubikiye abagukunda, hari byiza ubikiye abagutegereza. N'abamwami bumva batakwitwa abana wo mukundi, bahindutse Mara kubwo buzima ufite ibyo wabikiye mu isi y'ababaho, mu isi y'abazima. Reka ineza yawe n'ubuntu bwawe n'imigambi yawe bisohozwe ku buzima bwawe. Tugufitiye icyizere, ngufitiye icyizere kuko aho nasomye hose muri Bibiliya nasanze nta muntu n'umwe wigeze ubeshya,
ngufitiye icyizere kubw'abahamya bw'abera bo mu gihe cyanjye, abo numvise bagiye ugirira neza. Abagutegereje imyaka bariswe ingumba, bwacya bakabyara, ngufitiye icyizere. Abakobwa bagutegereje abantu bakabaningura bakabavaho, bwacyo ukabubakira amago bagakikira abahungu n'abakobwa, ngufitiye icyizere. Abatagira shinge na rugero wabeshejeho mwami w'abami, bintera kukugirira icyizere. Ngufitiye icyizere nyaguhora ku ngoma, wewe wabesheje mu mazu abatagira shinge na rugero. Ngufitiye icyizere, wewe wabaye umurengezi w'abapfakazi bo mu gihe cyacu, muri generasiyo yacu. Ngufitiye icyizere, wewe wabaye se w'imfubyi zo muri generasiyo yacu. Ngufitiye icyizere mwami w'abami, ngufitiye icyizere kubyo tuziranyeho, ibivugika n'ibitavugika. Ngufitiye icyizere Uwiteka Mana Nyiringabo, uri uwo kwizerwa, uri umunyakuri, ibyo uvuga urabikora. Reka mwami ubwo tuzamuka mu cyumba cyo hejuru, utwemerere mwami, usuka imbaraga mu bo twazamukanye mu mitima yacu, usuka imbaraga mu bo twazamukanye turimo dusengana, usuka imbaraga, wunamure, ukomeze, ushyigikire, ukomeze amaboko yabo n'ubuzima bwabo, bashimangirwe mwami mu rugendo, batagicogora ukundi. Mwami mwiza, nongeye kuzamura ubuzima bw'abantu barwaye. Mbega ku mubiri ubabaza, nubwo rwaba ari urwara, nubwo kaba ari agatoki. Turasengera abavandimwe bacu, turasengera inshuti zacu, turasengera abo twamenye n'abo tutamenye barwaye. Uracyitwa Jehova Rafa, uracyitwa Imana ikiza. Mu mibyimba yawe Kristo twahawe gukira hashize imyaka irenga 2000. Reka habwe gukira yagenewe mu izina rya Yesu. Hagurutswe ku gitanda cyo kwa muganga, hagurutswe ku gitanda cyo mu rugo ahamaze imyaka. Reka imbaraga zawe zimanuke mu magufa, zimanuke mu mugongo, zimanuke mu ngingo, zimanuke mu nyama, zimanuke muri buri gace kose karwaye. Umuriro wawe umanuke mu mubiri we, maze imbaraga zawe zimukize. Nasanze wowe urema impyiko, ari wowe utanga impyiko nshya. Nasanze wowe waremye umwijima, ari wowe utanga umwijima mushya. Wowe urema igifu, ni wowe utanga igifu gishya. Wowe washyize amaraso n'isoro z'amaraso mu ngingo zacu, ni wowe warema n'amaraso mashya. Wowe washyize umusokoro mu magufa, ni wowe watanga umusokoro mushya. Wowe waremye ingingo n'amavahinika n'ahantu hose hari ingingo, ni wowe watanga ingingo nshya. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, za arthrite, za arthrose, indwara zose z'amagufa zikavamo, umuntu akongera akagira ingingo nzima. Izina ryawe riri hejuru ya za kanseri, riri hejuru ya za sida, riri hejuru y'indwara zidashoboka. Uwiteka Mana Nyiringabo, abahungu bawe n'abakobwa bawe bahagarukana ubuhamya bushya n'amashimwe mashya nyaguhora ku ngoma, bakongera bakaguhamya. Uri Imana ikiza, uri Imana itabara, uri Imana izura, uri Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Ndasengera abantu babuze irengero ry'abantu babo. Mwuka wera, wowe ufite amaso muri Aziya, ukagira amaso muri Afurika, ukagira amaso mu Burayi, ukagira amaso muri Amerika, ukagira amaso mu migabane yose yo mu isi. Uzaho umuhungu we yarorongotaniye, uzaho umukobwa we yarorongotaniye, uzaho umugore we, uzaho umugabo we yarorongotaniye, niwe wamukurayo. Dukorera icyo gitangaza mwami w'abami. Hamagaza ijwi ryawe, wowe wabuze, yongera yumva amakuru, yongera ahuzwe nawe. Turakwizeye, turakwizeye, turakwizeye. Urakoze ko amatwi yacu azumva ubuhamya, ko akanwa kacu kazavuga amashimwe y'imirimo yawe n'ibitangaza byawe. Tukuzaniye mwami ibyifuzo by'amasengesho twebwe tudafite mu mitima yacu, tutanazi, tutanahishuriwe nawe, ariko biri mu mitima yabo duhurira kuri iki gicaniro. Turabikuzaniye kugira ngo babere igisubizo, ubatabare, ubagirire neza. Uhanagura amarira ku maso yabo, ubabere igisubizo. Igihe kimwe bibariza bizaba ari ubuhamya, bizaba ari amashimwe, kandi nabo mwami bazabifata babikomeresha abandi. Bizababera igitsikamutima kizatuma mu bibazo bizakurikiraho n'ingorane z'iyisi, dore ko zihora zisimburana. Bizababera nk'igitsikamutima, bazavuga ngo wowe wadutabaye cya gihe, ni wowe Mana yacu. Uko niko Dawidi yaserutse agatinyuka Goliyati, akavuga ngo Mana wabanye nanjye ngatsinda intare, ngatsinda idubu, ni wowe wangabiza n'uyu Mufilisitiya utarakibwe. Gituma tugaruka aho uri n'ukuri,
kuko twasanze uri Imana y'ibitangaza. Amaboko yawe atamfata ntabwo nari kuba ngihariye imyaka, amaboko yawe atankomeza ntabwo nari kuba nkisiganwa nzahuri, ariko amaboko yawe yadufashe niyo maboko abafata kuko utarobanura ku butoni. Imbaraga zawe zaturwaniriye zikatwimana, nizo mbaraga zibarwanirira kuko uri Imana itarobanura ku butoni. Turagushimye ko tuzagarukana ubuhamya n'amashimwe, ko duhora tuzamuka mu cyumba cyo hejuru, wagiye uturemera ubuhamya n'amashimwe bitandukanye. Mwami, ni ukwezi gutaha tuzagarukana amashimwe n'ubuhamya, n'indi myaka tuzagarukana amashimwe n'ubuhamya kubw'ibyo wakoze. Ndasengera abera mu gihugu cy'u Rwanda, ndasengera itorero, urarizi, urarikunda, warishinze ku rutare, urarishimangira, n'amarembo y'ikuzimu ngo ntazaribasha. Ndasengera abera hirya no hino kugira ngo bakomezwe n'imbaraga zawe. Amaboko yawe atagaragara bakomeze, abasore n'inkumi barimo bahaguruka mu mihamagaro itandukanye, amaboko yawe bakomeze, bayoborwe nawe, umwuka wawe buzure, bagira umutima nk'uwawe kugira ngo dusohoze uyu murimo mwiza uruta iyindi waduhaye. Ndasengera abo bose barimo bumva imihamagaro ibira mu mitima yabo, ariko bareba iby'ubuzima, bareba ibibazengurutse, bareba ibi n'ibi n'ibi, imitima yabo ikagira ubwoba. Ndabasabira imbaraga, kuko mu cyifuzo Yesu watanze waravuze ngo ibisarurwa ni byinshi, ngo ariko abasaruzi ni bakeya, ngo nuko nimusabe nyiri ibisarurwa yohereza abasaruzi. Ndasengera abasaruzi batarimenya kugira ngo bahure n'imbaraga zawe, bahaguruke mu mbaraga maze bagukorere buzuye umwuka wawe, badacogora, batananizwa n'ibihe. Ndasengera abakozi bawe Mwami, baba bananijwe n'ibibazo bitandukanye, abananijwe n'ubukene, ubongerera imbaraga. Uri Imana iprovidinga, witwa Jehova Jire, Imana yironkera. Wararonse igitambo ku musozi wa Moriya, reka wongere wironkere kugira ngo badacogora njya guhora ku ngoma. Abafite ibibahinyuza birimo bibabaza ngo Imana yawe iri hehe, ese urajya kwivuga gute nawe itaragutabaye? Bongera imbaraga Uwiteka Mana Nyiringabo, bakomeze bakuvuga kuko uri uwizerwa, uri uwizerwa, uri uwizerwa. Uko bahagarara Mwami niko nawe udahumya amaso ku byabo, niko barwanirira, niko ukomeza amaboko yabo. Reka bakomeze Uwiteka Mana Nyiringabo, komeza intumwa, komeza abahanuzi, komeza abavuga butumwa, komeza abigisha b'ijambo, komeza Uwiteka Mana Nyiringabo buhamagara hirya no hino mu mirimo itandukanye, mu buryo butandukanye, n'ahantu hatandukanye, no mu misozi itandukanye. Ubakomeze Uwiteka Mana Nyiringabo, ubakomeze Mwami w'abami, ubakomeze Uwiteka Mana Nyiringabo. Dorabera bakiri batoya mu rugendo, benshi barahugishwa umurimo wawe, kuko Mwami hari igihe tubikora nabi, kuko Mwami harimo abatabaye abizerwa. Igihe kimwe Pawulo yaravuze ngo mu kinyoma cyangwa se mu buriganya ngo nabwo Kristo arabwirizwa, niko kurabwirizwa. Ariko Mwami ibinyoma byatugaragayeho, byacogoje abakiri batoya mu rugendo. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndetse bitinyishije abandi kwinjira mu murimo, ngo bazavuga iki, bazavuga iki. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo ukomeza bukuri, ugarura abacogoye, ugarura abatanye kubw'imbabazi zawe, maze udukomeze Uwiteka Mana Nyiringabo. Erega waravuze ngo urukungu ruzakurana n'amasaka, warabyemeye, uzarinda ugaruka gutwara umugeni wawe hakiri mwabukuri n'abikinyoma. Ariko ndasengera bukuri kugira ngo badacogora, maze ikinyoma akaba ari cyo cyamamara, maze abantu bakibwira yuko iby'ukuri bitariho, maze abantu bakibwira yuko iby'ukuri bitariho. Ngwino ubongerera imbaraga nyaguhora ku ngoma, abazwi n'abatazwi, abakorana nabo mu ibanga, abatanga ubutunzi bwabo kugira ngo ubutumwa bwiza buvuge, abagukorera hirya no hino batazigera banamenyekana ku makamera. Uwiteka Mana Nyiringabo, ubakomereza amaboko, ubahamagara, ubakomereza amaboko, ubahagurutsa, maze ntibacogore Mwami w'abami. Urakoze Papa, kandi uhagurutse n'abakiri batoya kugira ngo bakuvugire, ukomeza abamaze gukura mu myaka kugira ngo bakuvugire, bazarangiza urugendo neza, barakoze ibyo basabwaga gukora byose. Twararwanya intambara nziza yo kwizera, tubikiwe amakamba y'ubugingo. Urakoze Papa, urakoze Data, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndasengera abantu bakorera ahantu hatari itorero, hatari insengero, badafite aho bateranira, yaba abasirikare bari hirya no hino mu mamisiyo atandukanye, yaba bumva ururimi tuvuga bajyanywe mu bihugu hirya no hino, bajyanywe no gushaka ubuzima hirya no hino. Mwuka wera utagira limiti, nasanze ubasha kuvugana n'umuntu
ukarera umwizera agakura akakugirira inyota akakumenya. Reka bakomeze mwami w'abami, ubigisha uburyo bwo kubana nawe umuntu adafite urusengero ateraniramo, kandi umuntu akaba mu mwuka, kandi umuntu agahembuka. Ubibigisha Uwiteka Mana Nyiringabo. Usanga bafite imirimo ikomeye batagira uwa mbere na weekend, iminsi yabo yose irasa, ubasanga ubahembure. Usanga bashobora kutajya mu materaniro asanzwe kubera imyanya runaka bakoreramo nyagora ku ngoma. Ubasange mwami w'abami, we wabanye na Daniel i Babuloni, uri Imana yakwinjira muri presidence, uri Imana yakwinjira muri za palais royal, uri Imana yakwinjira mu myanya ikomeye, uri Imana iba ahantu hose. Baha imitima isabanye nawe mu buryo bwawe. Uko Daniel ataretse gusenga, reka abo bantu bose bari mu myanya yo hejuru itagira umwanya wo kubana natwe, aboroheje mu nsengero aho dusengera wenda batabasha no kuhinjira, bamanurira imbaraga z'umwuka, basabane nawe nyaguhora ku ngoma, basabane nawe imbere y'ibitanda byabo, basabane nawe mu ofisi yabo, basabane nawe Uwiteka Mana Nyiringabo, kuko ibyo bahamagarirwa gukora birakomeye ntibabibasha badafite umwuka wawe. Reka imyuka yabo isabane nawe Uwiteka Mana Nyiringabo, ubuzuza imbaraga z'umwuka wera. Ndakwizeye dufite ubuhamya bw'ibyo wakoze, ibyo bidutera kugaruka aho uri. Tukwizeye, tuguhaye icyubahiro mwami w'abami. Uyu munsi wose ngushyize mu biganza byawe, ugendane natwe, uyobora intambwe z'umuntu wananiwe decision runaka, nyamara ari ku cyemezo cy'ingenzi kandi cy'umumaro. Waradusezeranyije, uratubwira ngo nitugera mu mayira abiri ngo tuzumve ijwi ryawe ritubwira ngo iyi niyo nzira nabariye mufata. Warasezeranye utubwira ngo intama zawe twebwe ngo twumve ijwi ryawe. Ni umugabane wacu kumva ijwi ryawe. Reka umwana wawe uhagaze mu mayira abiri kuri decision zikomeye z'ubuzima, umubwire, umumenyeshe icyo akwiriye gukora kivuye kuri wowe. Urakoze papa, urakoze kumva gusenga. Uri Imana yacu, uri umwami wacu, tuguhaye icyubahiro. Wongera ubane natwe mu masengesho ya nimugoroba, wirirwane natwe. Presence yawe tuyumve, presence yawe izana akanyamuneza, izana amahoro, izana ubuzima buhembutse, izana kukubwa neza. Imara umunkanyari mu maso, imara umuhangayiko w'isi, iraruhura, iduha imbaraga zo gukomeza no gukora inshingano turyohewe. Reka kubaho kwawe abera bakumve, abatari bakikumva bongere bakumve, abakumva mwami wongere utwongere, kuko iwawe tubikiyeho byinshi. Hari ubwira buhambaye, hari ibindi byumba tutarinjiranamo nawe. Urakoze papa, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mana ibahe umugisha, ibagire neza. Urakoze gusenga.